Umuntu akenshi iyo yumvishije ijambo isi ntago asubiza ubwonko inyuma ngo abanze kumva uburemere bw'iryo jambo ubwaryo. Bivugwa yuko mu mwaka wa 912 mbere y'ivuka rya Yesu, ubundi isi, urwo rurimi cyangwa se iryo jambo byari bitari byabaho. Yari ifite iyindi nyito yayo bitewe n'uko ibihe bigenda bisimburana. Mu mwaka w'1012 ubwo imyaka yari iciyemo buri wese arimo kuyumva, habayeho icyo twakwita nko guhinduranya kw'ibintu, isi iba isi. Hariho abantu abasogokuruza bacu cyangwa se ibisekuru by'ahahise babagaho ubuzima butandukanye cyane n'uburi kubaho muri iyi si y'ubu ngubu, aho mu mwaka wa 900 mbere y'ivuka rya Yesu, umuntu wari uriho muri icyo gihe yari azi yuko ubundi icyo bita urumuri cyangwa se ubushyuhe buva mu bintu by'umukara. Ibi reka tubivugeho. Hari ikintu cyitwa amabuye y'agaciro cyangwa se n'ikindi cyose wakumva ngo kiriya kintu ni icy'agaciro, kandi mu by'ukuri mu maso yawe wakireba ukabona atari icy'agaciro. Hari umuntu wigeze kuza akakubwira ngo numbonera ibuye rimeze gutya uzarinzanire nzagukiza. Ese hari umuntu wigeze aza mu gace k'iwanyu akaba yakubaza nimba hari ibintu wigeze kubona bidasanzwe nk'amabuye ashashagirana cyane se, ay'umukara cyane se, amabuye ushobora kureberamo ukaba wabona ibintu biri hasi? Yaba yarigeze ahagera? Nitwa Chit Big, mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Ubundi ikintu cyitwa amabuye y'agaciro ni kimwe mu bintu bigize ubukungu bw'isi, kandi mu by'ukuri ubusanzwe n'ubwo butaka ubwabwo ari ubukungu. Bamwe mu bantu batuye hejuru y'ubwo butaka sibazi uburyo babukoresha, ahubwo bamwe muri bo babashije guhura n'abazi agaciro kabyo, bahabwa icyo bita amafaranga yo kubakorera, bakajya bagenda bagacukura munsi y'iyo misozi. Bamwe mu bahatuye ntibanabimenye kandi barimo kubaca munsi yabo. Ahacukurwa amabuye y'agaciro cyangwa se ahakurwa amabuye aza akagurwa n'abantu natwe tutazi icyo bagiye kuyakoresha, bazi uburyo bwinshi bwo kuba bayabonamo. Bafite ubushobozi bwo kuba banyura hejuru y'umusozi bakamenya ibintu biri munsi y'uwo musozi. Bafite ubushobozi bwo kuba bahagarara ku butaka bagashingamo agakoresho kadafite santimetero 50, bakaba bamenya ibintu biri mu birometero 500 by'ubujyakuzimu. Umusozi uri ku butumburuke bwa metero 5000, umuntu ashobora guhagarara mu gahinga kawo akamenya ibintu biri muri ubwo butaka munsi yabwo, hasi hahera kuri izo metero umusozi wahereweho. Ni ukuvuga ngo umuntu ubonye umusozi akawubonamo amabuye y'agaciro, kandi mu by'ukuri ayo mabuye akaba abona atazayageraho, afite ubushobozi bwo kuba yaca mu musozi mo hagati akawupfurumura yifashishije ibyitwa nka za murotopiki n'izindi mashini zifashishwa mu gutobora imisozi. Ibi ndashaka ko twumvikana neza. Iyo ageze muri uwo musozi aragenda agakoramo igisa nk'isi yaho, ariko nanone iyo si iba iri munsi y'indi si, ikibivamo ikaza gucuruzwa hano ku isi, kubera ko aho hasi haba hakeneye ibintu bibasha kubamurikira. Twavuga nk'amashanyarazi ndetse n'izindi mbaraga zibasha guhagurutsa ibyuma bikomeye nk'ibyo ngibyo, biba bifite n'imbaraga nk'izo ngizo. Ubundi umuntu uri gukoresha icyo cyuma akaba akenera icyo bita urumuri. Ibi bishobora kuba byatuma havamo icyo bita nk'ubugurane. Umuntu ukorera mwaho ngaho, ikigo runaka gicuruza nk'umuriro mwaho mu gihugu kikaba cyakwishyura amafaranga nko muri icyo kirombe
kikahatwara burundu, mu buryo bwo kugira ngo aho hantu amabuye azajya avamo ariyo azajya ajya gukorwamo amagaze ndetse n'ibindi bintu bifite imbaraga bikoreshwa cyane hano ku isi. Harimo imisozi ipfumurwamo cyangwa se igatoborwa mo hasi bagasangamo amazi atandukanye n'andi mazi dukoresha hano ku isi, kayita peteroli, ndetse hari n'ibindi byinshi cyane. Hari imyanda ivamo muri ayo mavuta. Ibyo ngibyo byose biba bifite akamaro kandi mu by'ukuri ari ubutunzi bw'isi. Nese ni iki gituma igihugu kimwe cyifata kigatera ikindi gihugu mu buryo bwo kugira ngo kijye kuba cyagira ibyo kinyagayo? Ahubwo se ni iki gitera kuba igihugu kimwe cyagira ibintu kikiraho ariko kikaba kitazi kubikoresha? Mu mwaka w'1992, ariko nanone twarahereye mu 1559, isi yari ifite ubutumburuke bwa metero 500,000 ubwo bujya hejuru uhereye aho isi ihereye ishinze. Mo hasi yaho nanone y'iyo si hakaba hari ikindi kizwi nk'isi gituwemo n'ibinyabuzima bitajya bihagarara, bibayeho bimeze nk'ibiri koga, bikaba byoga mu bintu bisa nk'ibishyushye, ariko nanone mu buzima bwabyo bukaba bwaramenyerewe nk'uko twamenyereyeho kuba mu muyaga w'ubu ngubu. Umusozi nubona watobotse ukumva bamwe bari kuvuga ngo ni nk'ikirunga cyarutse, muzabyumva, twabyita nk'ibyigaragambya hano ku isi iba yabereye mwaho hasi mu kuzimu, bitewe n'uko isi yacu irambitse hejuru y'ibishashi by'umuriro, cyangwa se ikaba iteretse ku mazi ashyushye y'umuriro. Ariko nanone bitewe y'amazi ashyushye cyane, isi ikaba ariyo mpamvu ifite umubyimba ukomeye cyane ku buryo y'amazi atabasha gushyuha ngo aturike agere hano hejuru ku isi. Dore igituma icyo tuzi nk'ibirunga biruka, nuko muri uwo musozi haba harabonetsemo bimwe twatangiriyeho byitwa amabuye y'agaciro. Abahaturiye bakaba bamenye iby'ibyo banga, bakaba bakwinjiramo muri uwo musozi bakawutobora, bakagenda bakurikiye ayo mabuye avamo ubutunzi, bakaba bagera kuri hafi y'uwo muriro. Noneho uwo muriro ukazageraho ukagira aho washyuhira wa musozi mo hasi, ubutaka bugashyuha bugatoboka, amazi akazanyura muri wa mwobo niyo waba waracukuye mu bihumbi n'ibihumbi, kubera yuko haba haroroshye, ukazamuka ugahingukira mu musozi hejuru ugaturika, hakabaho nko kuruka kw'ikirunga. Ibi ubyumve neza, mu gihe ikirunga kirutse hari inzira cyanyuzemo kugira ngo kigere hano ku isi, kuko ariya mazi ari kure cyane y'isi munsi y'ubutaka, ndetse kugira ngo bivugwa neza yuko kugira ngo umuntu acukure agereyo ari uko aba yapfumuye ibirometero 400 ndetse na metero 200. Ubwo ngubwo iyo ugeze kuri iyo mibare upfumura ujyamo hasi, byumvikane yuko y'amazi aba afite ubushobozi bwo kuba yakwitorera aho yo yanyura akagera muri ya nzira watoboye binyuze mu binyabitabire biba byaraturutse hano ku isi, bikagenda bikaba byagera nko ku mitima y'ibinyabuzima biba munsi y'ubwo butaka, ariko mu by'ukuri biba mu bushyuhe bukabije. Hakazabaho aho bwumva igisa nk'ubukonje buba bwaraturutse hejuru ku isi. Iyo bugezemo ubwo bushyuhe buragenda bugahinduka bya binyabuzima byabiri mwaho hasi mu butaka, bigahita byumva yuko hari ikintu kidasanzwe giturutse ahandi hantu kije kuba cyakwangiza ubuzima bwabo. Bisohora icyo twakwita nk'imisemburo, ikazamuka ikanyura muri wa mwobo, ikaza ije kwangiza ibintu biri hano ku isi. Ni ukuvuga ngo ubwo burozi ibyo binyabuzima biba birekuye buraza bwagera hano ku isi,
ikintu cyose buhuye nabwo, haba ibyatsi ndetse cyangwa ibiti, n'umuntu ntiyasigara, ndetse n'inyamaswa iraza, ikintu cyose ubwo burozi bwagira hano ku isi bukagitwika, kigashya kigakongoka. Ibi ngibi kenshi abaturiye ibirunga bikunda kuruka barabizi. Akenshi muzumva nk'aho ikirunga cyarutse mu gihugu runaka, abaturage batuye aho ngaho bashobora kuhava bakaba bajya mu birometero bya kure y'aho ngaho. Hari igihe isi izaterwa n'ibintu nk'ibyo, mu gihe ubukonje buzaba bwarashizeho bitewe n'inganda zirimo kwiyongera hano ku isi mu duce tumwe na tumwe, twaba utw'imijyi n'ibyaro. Utwo duce tuba turimo inganda bikaba byatuma ubushyuhe bwiyongera bukaba bwinshi, ndetse uyu mwuka twumva ukazajya uba utabasha gukontororwa neza na muntu. Ubwonko bwe bukaba butabasha guhura n'uwo mwuka, kubera ko umwuka uzaba warahinduye irindi bara, warabaye umukara mu mwuka ugaragara. Ndetse ibi bizajya bikunda kuba ibibazo cyane mu gihe habaye iyiruka ry'ibirunga, kubera ko uyu mwuka niwo uhangana n'ibyo birunga. Nta bundi bushobozi buhari, nta mazi yamenwamo, ndetse nta n'ikindi cyose cyaba gifite ubushobozi bwo kuba bwajya kuzimya ibyo birunga, uretse kuhareka isi igahangana nabyo. Ibi ndashira ngo tubyumve neza. Ni ukuvuga ngo igihe ikirunga kirukuruka kikaza kikagera hano ku isi, biriya bikoma impamvu ubona biri ugushoka bikagira aho bigera bigafatana bikavamo nk'urutare, ni ukuvuga ngo umwuka uri hano ku isi ukagenda uhozahoza bya bikoma uko bisohoka mu mwobo byatungukiyemo. Ibyo bikoma bikagenda bigakonja bigafatana, bikazagera aho bigenda bifatana bizamuka paka bigeze hahandi byarukiye, bikagera aho ngaho bikahafunga bitewe n'ubukonje. Ariko mu by'ukuri uko bigenda bihafunga niko bya bikoma byo hasi mu kuzimu biba byarabonye inzira bikazamuka, bikaba biri hafi y'isi. Bivuze ngo amahirwe aba ari menshi cyane ko ikirunga kigeze kuruka mu mwaka washize, mu wundi mwaka uzaza kiba gishobora kuzongera kikaruka, bitewe n'ubukonje buba bwarongeye bukava hejuru ku isi bukamanuka bukajya hasi mu butaka, binyuze muri wa mwenge wapfumuwe, noneho bikinjirira no mu mizi. Bya gihe umwuka wari urimo kuva hano ku isi ukamanuka ukajya muri bwa butaka bwacukuwemo hasi mu isi, urinjiranamo utuntu dusa nk'udutonyanga twageramo ahantu dufatiriyemo ntawe tuva, kuko buriya igitonyanga cy'amazi kivuye mu kinonko warangiza ukagishyira ku zuba, izuba rikakivaho kikuma. Igihe ya mvura iguye cya gitonyanga kirongera kikagaruka, uburemere bw'amazi yaguyeho bukiyongera. Ndagira ngo tugendane neza. Ni ukuvuga ngo igitonyanga cyavuye mu mwuka kikagenda kikinjira muri bwa butaka mo hasi hari igihe kizaba ko bwa butaka buhindukamo ibyatsi birimo aho hasi mu butaka, bitewe n'uburyo hatakaje umwimerere waho kuko hakabaye kuba habayeho. Aho hantu iyo hagezemo hasi ni ahantu hatahingwa, ndetse buriya munsi ni urutare. Ubwo rutare ruba rukozwe imicanga yegeranye cyane. Aho ngaho akenshi iyo micanga hari n'aho usanga nk'uruhande rumwe rw'isi ari nk'umunyu, cyangwa ugasanga ari nk'ibyo bita ingezi ku bazizi. Ibi byose bikorwa n'uburyo isi iba yaragiye ibaho mu buhindagurike bw'ibihe kuva mu myaka yashize. Ibi ngibi bishatse kuvuga yuko umuntu urimo kubona ibirunga biruka ubu ngubu no mu myaka izaza ashobora kuzabona hari ahandi hantu hatobotse ku musozi runaka, ndetse ntibigutungure neza ko aho hantu utuye, niba utuye ku musozi muremure, umunsi umwe wazajya kubona ukabona aho utuye neza muri sari wawe hatungutsemo ibishashi by'umuriro. Ibi ubyumve gutya kubera ko ariko binavugwa, kandi akaba ari nako bigomba kugenda. Isi irimo gutobagurwa hatitawe ku burenganzira bwayo yagakwiye kuba irimo, ndetse bivugwa yuko
mu mwaka w'ibihumbi 2040 isi ahantu hazaba hari ibirunga cyangwa se ahantu hazaba haturikira biriya byobo bivamo umuriro uva mu kuzimu hazaba hagera mu bihumbi 500 hano mu Rwanda. Ibi bivuzwe n'iki? Mu Rwanda ni agace kamwe k'isi nako kavumbuwemo icyo twakwita nk'amabuye y'agaciro acukurwa mu misozi, yaba acukurwa na leta cyangwa se n'abandi baturage ku giti cyabo. Iyo misozi ipfumurwa ikurwamo amabuye y'agaciro, hantu banyuze bakaba bagenda bacukura bakagira kure cyane, aho hantu banyuze bajyamo mu kuvamo kwaho iyo bakabije mu kugenda ibisa nk'ibishashi cyangwa se imicanga y'imikara cyangwa se nka kaki iba yaragiye ikurwamo aho ngaho kidafite akamaro. Ni ukuvuga ngo hari igihe havamo imisenyi ibengerana cyane, iyo nayo irajyanwa ikagurishwa igatunganywamo n'ibindi bintu byinshi cyane bitandukanye, harimo amabuye y'umukara. Ayo mabuye y'umukara nayo aragenda agakorwamo ibintu runaka bikaba byagirira isi akamaro. Harimo naho bakuramo umucanga usa nka kaki. Uwo mucanga ugasa nka kaki niwe uba ufite amahirwe yonyine yo kuba wasigaramo aho ngaho, hagasigaramo icyo cyuho cy'uko hamwe havuyemo ibintu ahandi ntihagire ikintu gisigaramo. Biroroshye cyane ko aho ngaho igihe mu kuzimu haturitse hasigayeho akantu gatonya, turabaha urugero twifashishije urupapuro. Mu gihe uramutse ufashe urupapuro ukarurambika ku nyanja, warangiza kurambika ku nyanja, hejuru ya rwa rupapuro ukagerekaho urundi rupapuro, rwa rupapuro ruri hejuru y'inyanja rwa kabiri rugeretse kuri rwa rundi, ukaba warutobora, amazi ashobora guca muri wa mwenge akazamukira muri rwa rupapuro. Yabanje gutobora urupapuro rwa mbere rwegereye ku mazi, amazi akaba yahenguka akajya hejuru ya rwa rupapuro, kuri urwo rupapuro akaba ariho ya mazi areka hejuru, kandi mu by'ukuri rugeretse hejuru y'urundi rupapuro. Ibi bititaye ngo nuko isi ikomeye cyane, ntabwo bituma yuko kuba warayipfumuye ukageza mu metero runaka ahantu abantu batemerewe kugera. Isi ifite imigabane yayo, ahangaha ni hahandi uzagerayo ukumva ari nk'hano turi ku isi. Abenshi mukunda kubyumva mukagira n'ubwoba, ukumva ngo ikive hejuru ngo abantu bakibonye ahantu runaka. Ahantu hose humvikanye iyo nkuru abantu benshi barahimuka, iyo mijyi akenshi igahungwa kubera yuko haba haje ibindi binyabuzima bitemeranwa n'ubuzima busanzwe hano ku isi. Ibi bishatse kuvuga iki? Mu gihe uri gupfumura urimo gukurikirana ubutunzi bujyamo hano hasi mu kuzimu, ukagenda ujyamo, hari iyindi si ugiye kubangamira, kandi aho hantu mu by'ukuri uri hafi kuhagera bakumva bo utari wabageraho. Bafite ubwonko bukora cyane, bafite amatwi yumviriza cyane, bashobora kumva imirindi irimo kugenderwaho hano ku isi bitewe n'ibimodoka bya rutura biri ukuhanyura. Bafite ubushobozi bwo kuba bakumva ibintu biturikira hano ku isi, twavuga nk'ibisasu. Ibyo ngibyo amatwi yabo arabyumva, mu gihe twebwe umuntu muri metero 20 za hano ku isi ari ukuvuga nta bushobozi dufite bwo kumwumva. Ibi bivuze iki? Umuntu ashobora kuza akanyura munsi y'ubutaka bwawe ahantu natuye, akaza muri metero 20 agahinga munsi yawe ntubyumve, mu gihe bo mu birometero 5 dusigaje kuba twagera kuri ubwo butaka bwabo se cyangwa muri iyo si yabo itandukanye n'isi hano hejuru, bo baba barimo kutwumva neza, bumva n'ibyo dukora, bakaba babasha no gutegura intwaro zo kuba bahangana natwe. Ibi ngibi bizaba ikibazo cyane umunsi uzaba wagezeyo ukahapfumura. Isi izaba ihuye n'ibyago, izagwiribwaho n'ishyano, kuko bazazamukana umujinya. Umunsi bazagera hano ku isi bazatwika, ibimenyetso biba bihari. Ntibazazamukana n'ibishashi byabo, umuriro wabo niyo baza bwabo bonyine. Igisasu wakoze hano ku isi ko cyo kurimbura isi, icyo ntabwo ari cyo cy'agaciro. Wagakwiye gukora igisasu
ahubwo kizatabara isi. Ibi bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo umunsi bazaba baje bo kubera ubwonko bwabo bazakontorora ibikorwa byacu, akenshi bazatugira imbata zabo, bazatwereka ibyo dukora, bazaduha amategeko ku byo twakuraga mu isi yabo, ndetse bazatubaza impamvu dukunda gukora ibintu bibabaza ubwonko bwabo mu gihe turi ukubahingira hejuru yabo. Ndetse ibyo bintu bizaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ubwirinzi buri hafi ya nabwo buzaba buri hano ku isi. Dore ikibazo kizaba gihari, twakoze icyo twita nk'ubushyuhe buri hano ku isi. Ubwo bushyuhe buri hano ku isi bukaba bufashwe no kuba buhumekwa n'abantu, kandi ubwo bushyuhe uko buhumeka nibwo ugenda utakaza icyizere cyo kubaho, ndetse n'ubuzima bwawe bukahangirikira. Ni ukuvuga ngo ubushyuhe nibwiyongera, bya binyabuzima bizaba byaravuye mu yindi si bizaza bisanga ahantu buri. Mwibuke turi gutangira mu kiganiro twababwiye ko byibera mu mazi ashyushye ndetse biba mu isi y'ubushyuhe gusa. Mu munsi byageze hano ku isi bigasanga intwaro yo kuzaturwanirira twarayitesheje agaciro mu buryo bwo kubona imitungo, dukora inganda, ibintu bituragurika cyane, ibintu byongera ubushyuhe ku isi, gutwika amakara, gucana n'ibindi bintu byose bituma umwuka wimuka muri ako gace ukajya ahandi. Bivuga yuko umuntu utwitse ikiyorero kikamara amezi 2 kirimo kwaka cyangwa se ibyumweru 2, ubukonje buba bwaravuye aho hantu bukimuka bukajya muri metero 400 y'aho yatwikiye. Birashoboka yuko umuntu waba uri gutwika amakara akayarara uruhande mu bayararira, murabizi birashoboka cyane ko yabyuka mu gitondo agasanga yapfuye, kubera yuko nta mwuka uri uruhande rwe uba wagiye, hari ubushyuhe, ubukonje bwagiye. Kandi isi ye dutuyemo ubundi yageneweho kuba mu bukonje budakonje cyane, kandi yageneweho kuba mu bushyuhe kandi budashyuhiranye cyane. Mu bihugu wumva bibamo ubukonje, akenshi uzabicunge biba bikoresha ibintu bituruka mu nganda z'ahandi. Ibyo bihugu akenshi usanga ari nk'ibihangange. Twavuga nk'igihugu cy'Uburusiya, ni igihugu gifite ubukonje buhambaye, aho n'inganda ziri mu gihugu cyazwo ahubwo gikorera mu bindi bihugu bigikikije, kiba cyarabashije gukoloniza cyangwa se kiba cyarabashije kugenda kikagifata kikajya kigikoreramo ibikorwa byacyo byangiza iyo si y'aho ngaho, ariko mu by'ukuri bikaba byagize amahengekerezo hagati mu gihugu kubera yuko ubukonje bwaho ko buguma ari karemano. Dukurikije uburyo isi yacu tuyibonamo, tugakurikiza uburyo tubona izuba risigaye rihindagurika, tugakurikiza uburyo imvura isigaye igwamo, tugakurikiza abantu babyukaga bakabona ibicu mu gitondo birimo gucumba ahantu ari byinshi cyane. Ibyo ngibyo bivugwa yuko nko mu mwaka w'ibihumbi 2000 ndetse n'igihumbi 980 habaga hariho ibihu byinshi cyane, uburyo umuntu yabyukaga akaba atabona umuntu uri hakurya ye bitewe n'ubukonje isi yari ifite. Isi yacu yataye icyo twakwita nka balance, isi yacu yataye umwimerere wayo, isi yacu yarangiritse cyane. Ubu ngubu ukwezi kurihirika ukundi kugataha, umwaka nawo ukaza utabonye ibicu hakurya yanyu. Kabone niyo yaba ari mu mijyi, muribuka mu gihe cyashize wajyaga kubona ukabona nko mu gikombe cyo hakurya y'iwanyu utari kuhabona habaye umweru kubera amazi yiretse hagati mu kirere. Mu gihe cya kijya gihe n'iyo imvura yabaga itagwa, umuntu yari yabaga yemerewe guhinga ibintu ahinze bikera. Ese ubundi abatuye isi bazahitamo kuba ahantu heza icyari ibicu cyasimbuwe n'amatara yo ku muhanda, kubera ko hari ubushyuhe atanga, bikaba bituma agenda akurura ubushyuhe buri ku butaka kwinjira muri ya matara kugira ngo haze kuhasha kuboneka imbaraga zo kugira ngo aze kugumya yaka, kuko haranakoreshwa n'umuyaga. Ese ubundi wemera yuko umuyaga hari igihe uzajya uza rimwe mu mwaka, ikindi gihe umwaka ugashira
nta muyaga urahuha. Sinzi nimba isi mu mwaka w'ibihumbi 2050 izaba ifite ubushobozi bwo kuba yahangana n'ibirimo kuyibaho ubu ngubu. Ese wewe ukurikije uko ubona isi ibayeho ubu ngubu, ubona hari icyerekezo cyo kuzagumya kubaho, cyangwa igihe kizagera ya mperuka tujya twumva izitubeho twicwe n'ubushyuhe cyangwa n'ikindi kintu giturutse ahantu kure tutazi? Ndabashimiye, nitwa GT Big, naho ubutaha.